Hello, muraho neza, muraho. Reka nkubwire ni amahirwe kuba ugiye kubona ino video, niko njye nabyita. Reka nkusabe ikintu kimwe mu rwego rwo kuntera inkunga, kora subscribe mu rwego rwo kugira ngo iyi nkuru utayihererana nkuko nanjye ntayihereranye. Kora share, ahasigaye ibitekerezo byanyu kuri section comment. Tangi ibitekerezo byawe, ibibazo, kugira ngo tugendane gatanu kuri gatanu. Mwebwe mushobora kuba mwumva ikinyarwanda cyangwa se abavuga ikirundi, ndabizi ko twumvikana aho muri hose mu mpande zine z'isi, i Burayi, muri Etats-Unis, mu Rwanda, i Burundi n'inkengero z'u Rwanda, mushobora kuba mwumva runo runini rw'ikinyarwanda. Reka nkubwire ngo ni amahirwe kuba ufunguye iyi video kuko ibirimo ari ingirakamaro. Reka ngusabe rero yikurikirane igere ku musozo kuko ni amahirwe yawe kuba uri buze kubimenya. Ahasigaye nahawe kuba wakwihitiramo kuba ayo mahirwe wayakoresha. Reka nkubwire niki mu ncamake, ni business iriho itazwi na benshi, itagusaba n'ikintu na kimwe ku ruhare rwawe. Yewe n'itangiriro uratizwa amafaranga yo gutangira business. Urumva ni amahirwe deja agufasha kuba wagira icyo utangira no kubona uko iyo business ikora, wowe nta ruhare rwawe mu mafaranga yawe n'umufuka wawe watangira gukoresha. Reka musobanurire mu ncamake uko iyo business iteye. Abantu muzi ama entreprise cyangwa se ama marka akomeye ku isi, harimo ng'urugero Adidas, Nike, abagura essence abari mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika, hari za station bita BP, harimo n'amamarke menshi arimo ku by'ubwiza, abagurisha amatike y'indege, abagurisha imodoka, bakabigurishiriza online. Bafite budget, bafite ikigega bakuramo, baba barageneye publicité cyangwa se marketing. Ayo mafaranga rero bayashiraho mbere bajya bagakoresha cyane, murabizi ibyapa, bagakoresha ibyapa mu bitabo ukabasha kuba wabona ibikorwa byabo. Uyu munsi ntabwo ari uko kuko hajeho internet. Bazi ko abantu benshi tujya kuri internet. Uko bigenda rero ni gute? Iyo budget bayishira mu ma company abasha kuba yabamurikira ibintu online, wakunda ikintu cyabo ukakigura. Kubwiyo mpamvu ari societe cyangwa se entreprise y'aba Russia yaje ikora amarobo ibasha kuba yareba wewe muntu uri kuri internet ni igiki uri gushakisha. Imaze kubona ikintu ushakisha, ugitangira kwandika mbo urugero urukweto cyangwa se itike y'indege, itibona ibintu urimo gushakisha. Ni ukuvuga ngo irahita ikurundanyiriza abantu bose bakorana n'iyo business ibikorwa byabo, kugira ngo nimbuza guhitamo icyo ugura. Nubwo utagurira urukweto muri Adidas ukarugurira muri Nike, bivuga ngo uraza kuba uguze mu byo yagupropose, mu byo yaguhaye ngo wihitiremo. Iyo ugize icyo ugura rero, hari commission bo bafata nk'abantu bamamaje ibintu byabo, ibintu bya ba nyira ama entreprise bikagurwa. Iyo commission iyo bayifashe, niyo rero wewe nk'umuntu ugiye kwinjira muri business nugira uruhare rwawe nawe mu gushiramo budget muri iyo publicité. Ya commission cyangwa se ka gace gato k'inyungu umuntu yaguzeho ari umuza kugabana n'iyo entreprise yakoze amarobo, nawe washizemo indi budget yawe. Iyo budget uzagenda ubikurikirana, ni ibintu umurikirwa, ninde warebye kuri internet, yarebye iki, yaguze iki, yakiguza ngahe, urafata hangahe, ni ibintu umurikirwa. Condition ni nuko iyo ugitangira, kugira ngo ube wabasha gutangira gufata amafaranga y'inyungu, wabashije kubyazamo muri mu mafaranga washizemo y'igishoro, ufite uburenganzira bwo gutangira kuyabona nyuma y'amezi 3. Urumva ni condition nk'umuntu winjiyemo bwa mbere. Icya mbere uratizwa amafaranga ubishatse. Icya kabiri nuko ayo mafaranga kugira ngo utangire ubone inyungu zayo biragusaba amezi 3 yo kuba amafaranga yawe arimo gucuruzwa uyabona uburyo yungutse. Ntago ari kuvuga ngo bazampanga oya urayabona.
nindi waguze, yaguze kwande, yaguze icyangahe. Voilà, ibyo rero bimaze kurangira nuko nyuma y'amezi 3 buri cyo bagiye bagura utangira kuba nyuma y'amezi 3 watangira kuba wafatamo bitewe n'ikinji shatse wakuramo amafaranga yawe. Kandi noneho nyuma nzana gusobanurira uburyo cyane cyane nk'abantu bari muri Afrika, mu Rwanda navuga, i Burundi n'abandi bumva ikinyarwanda, uburyo amafaranga yawe wabasha kuyabona. Kwibaza uti ayo mafaranga nayabona nte, ayo mafaranga yangiraho humura, kuko icyo ngicyo namaze kubona uburyo uzabasha kuyabona amafaranga yawe udafite carte bleue, udafite banke, ukoresheje uburyo dusanzwe dukoreshamo bwa mobile money. Uvuga ngo kurikirana iyi video mbasha kugusobanurira amahitamo nayawe nabikugiye, gusa gendana ubwenge kuko ni business. Nimba kugeza aka kanya buri wese arimo kubasha gukuramo amafaranga, kuki se wowe utayakuramo? Jyanamo ubwenge, nakubwiye ntugurisha ikibanza, ntutanga amafaranga ya minervale, ntukoresha amafaranga wakubagana nayo akagira icyo akuteraho ingaruka. Ni inama nkugira yewe, nuko buri wese arimo kuyigira kuko ni ibintu biri kwaduka kandi kugeza none biri positive. Gendana ubwenge rero kugira ngo amafaranga ari yose wumva ko yagira icyaba ntahungabane ubuzima bwawe cyangwa se agira n'ingaruka ku bagukomokaho. Reka tujye kuri ekran rero nkusobanurire business, nkwereke, ndakwereka ibyanjye, ndakwereka n'amafaranga uburyo amaze kujyamo. Nubwo nanjye ngitangira ariko nabonye ko nta byihererana, kuko ndabizi uburyo ki dukeneye amafaranga twese. Akarusho mu bihugu by'iwacu dukeneye amafaranga. Business ntabwo twese twajya gukora business zimwe. Aya mahirwe rero yakoresha. Reka tujye kuri ekran nkusobanurire ibindi birenze. Nushaka kugenda umenya ibijyanye n'izi business, uburyo wakuramo amafaranga, uzagenda ukurikirana ama video nzagushiriraho. N'ibindi bibazo ukajya kuri comment ukandika ikibazo ufite, nkabasha kugusobanurira, naho ubundi nzagenda nguha ama video y'igikorwa umunsi ku wundi ngiwe mbasha gukora na n'iyi business. Reka rero nkubwire ni amahirwe masa. Yes, reka nkwereke business yitwa iMarketing. Urajya kuri Google gusa kugira ngo ubashe kubona amafaranga 50 y'amadolari batanga, ugomba gukoresha link nza gushira munsi y'iyi video, nkanakuyobora uburyo ubasha kuba kwiyandikisha ukabona iyo 50 yo gutangiriraho utarinze gukoresha amafaranga yawe. Dore ko business yitwa, urayibona yanditsweho iMarketing. Bibaye byiza no kugendera kuri link iri munsi y'iyi video kugira ngo ubone iyo 50. Naho ubundi uciye kuri internet bisanzwe urasabwa ko washyiramo amafaranga yawe, kandi ntabwo ari cyo kigenderewe. Reka tugendane. Yes, ufunguye link uza gusanga munsi y'iyi video, ugafungura birakujyana ahantu hameze gutya. Okay, yafungutse. Yifungutse kuri wewe, reka ngiye kwinjiramo hano utekerezaga. Okay, yafungutse. Dore akantu ugendeye kuri link naguhaye iri munsi y'iyi video, aka kantu ubona kameze nk'ubwonko, ni kujyaho ukagakandaho. Wowe nk'umuntu utari wakagira konte, biragusaba ko wiyandikisha. Cyo ni cyambere, biragusaba ko wiyandikisha. Ngiye kuguha urugero hanyuma mpite nsubira muri konte yanjye nkusobanurire. Urabona ko giyewe ENB network, urabona ko giye mfitemo konte, mfitemo na konte bien sûr y'umugore wanjye. Dore kanyifungure, sikenda gukorera video y'uburyo wakwiyandikisha nanakuyobora. Ndi gushiramo code yanjye, ntabwo biri ngombwa ko uyibona, nta muntu wizera uyundi.
twikomereze. Niba ushaka kandi ko nyikubwira uze kumpamagara kuri telefone nguhe n'amazina n'umwirondoro nkwihere kode wibereho. Nibeshe umva ko nimba nibesha ari yanjye nawe nyiguhaye wakwibesha. Reka twigende. Ukemeza hano igihe cyose uzajya uba ushaka kwinjira muri konti yawe, ukemeza ko utari robo. Warangiza tugendane ukinjira mu gihe gusobanura business ngiye kwereka uburyo kigiye mpagazemo mu minsi mike cyane mazemo. Urumva ni mu gihe gito nkatangira gukuramo amafaranga nk'uko n'abandi bose byagiye bigenda. Kanze nkwereke umva nkubwire aya mahirwe ntuyiteshe ugeragezanye ubwenge amafaranga yabo ya mbere baguha. Dore ninjiyemo gihe urabona ko robo yanjye handitseho off. Ushatse no kwireba hano urabona ko isa nkaho iri kugona. Ushobora kumbaza uti iri kugona kubera iki? Robo yanjye nyuma y'amafaranga bantije 50, aya ngaya 50 bantije, kanyagushushanyiriza yabona ya 50 bantije yarinze akoreshwa ararangira ntacyo ndongeramo, ariko yambyariye iyi nyungu y'amayero 78 n'ibice 14. urabona ko ari amafaranga menshi cyane. Mu mafaranga 50 bantije yambyariye iyi nyungu. Uvuga ngo mbigusobanuriye neza nuko iyi nyungu uko ibona harimo ari amafaranga. Reka nze mbikwereke hano. Ugiye hano mu byo bita statistique reka mbigusobanurire. Dore amafaranga natijwe amafaranga aya 50 abantu babashije koherezwa link z'ibicuruzwa n'abantu 453. Muri abo 430 ababashije gufungura link z'amabutike acuruza online ni 190. Muri abo 190 abantu 21 nibo baguze. Muri abo 21 amafaranga yanjye yose 50 natijwe akaba ubu ngubu yarakoreshejwe yose akarangira nakuyemo inyungu ihwanije na 56%, ari yabyara iyi 78. Ahangaha utaza kwibesha kuko ni muri aya 78 harimo 50 yabo hakazamo 28 y'inyungu yanjye. Bivuga ngo wumvise ayo mafaranga kuri iki kigereranyo bitewe nayo waba washizemo ni inyungu idasanzwe mu gihe gito. Reka nkwereke itariki ninjiriyemo jewe. Itariki ninjiyemo ku itariki, ubu turimo turavugana turi itariki 7. Reka negeze ifoto hano. Ni itariki 7 ninjiyemo ku itariki 18. Kuri uwo munsi nta usibye kwinjira amafaranga batari yagatangira gukoreshwa. Ninjiyemo ku itariki 18. Itariki 19 abantu 20 beretswe publicité, haguzemo aharebyemo abantu 11, haguramo umuntu umwe yaguzemo ikintu cy'amadolari 449. Mbasha kubonamo 5 yanjye y'inyungu. Ni amafaranga menshi cyane. Nta kintu na kimwe wakoze. Musubiremo ngo nta kintu na kimwe we ku ruhande rwawe wakoze. Nta bya wakoze ibi wabwiye aba wahamagaye aba byanze byakunaniye nk'ibindi byose nagiye numva. Kamubwire ngo ni amafaranga ateye ubwoba. Wiyicariye mu rugo usuzuma kuri telefone yawe. Ni ibintu bidasanzwe. Reka nkwereke ubundi buryo. Ntabwo ndi bubashe kugusobanurira ibintu byose, gusa ndagusaba ngo ntiwibagirwe. Nujya kwiyandikisha kugira ngo iriya 50 ubashe kuyibona, nuko uza gukoresha link y'umuntu jewe urimo. Mbasha kuguhesha iyo 50 uti kuki yampesha biroroshe. Ndi kubakorera nanjye publicité. Nanjye kucyo uzinjizamo wewe
ku munsi wa mbere uzashoramo amafaranga yakuvuye mu mufuka bazamperezamo 5%. urumva birasobanutse aho ngaho, nujyamo genda uyikuremo mu mufuka nta kibazo, ko watanga 5% ya 50 nangaye n'amadolari 50, ukaba watishwe 50, ukaba wabonye ko business yatangiye. Yes, reka dukomeze rero. Reka tujye hano muri cashback. Niyo ya mafaranga yandi 50 batiza cadeau certificat. Reka nkujyane hano noneho urebe ni bande baguze hehe. Dore rero abo bita les agrégateurs. Ninde nizo marke, reka nkwereke mu muzo ushobora kuba uzi. Zimwe ziri muri Amerika, izindi muri Canada, hari ziri muri Europe. Reba iyi Domino's Pizza, aba ni abantu bacuruza pizza. Kiwi.com, harimo Ormatek, harimo n'izindi nyinshi. Reka nkwereke uraza kubonamo izuzi. Decathlon no mu Bufaransa irahari, Kemba mu Bufaransa. Hari Walmart iri muri Amerika, navuganye n'abantu bo muri Amerika barayizi. N'andi mamarke menshi uzagenda ubona uko umunsi ugenda ucya, uzagenda ubona n'abandi bagiye bangurira. Okay, dore amafaranga baba bakoresheje bagura ibintu, dore pourcentage bo bakwemerera y'inyungu ariyo ihwanije n'aya ngaya 5.5. Déduction ni aya ngaya 4. Dore bya bindi nakubwiye ngo iminsi 30 yo kugira ngo ubashe kubona amafaranga, niyo minsi 30. Nuko muri bino bihugu byateye imbere, iyo umuntu aguze ikintu yemera kuba yagisubiza mu gihe kitamushimishije, mu gihe agisuzumye akabona ko gihabanye n'ibyo yabonaga kuri publicité, cyangwa se cyamenetse cyagize iki. Afite iminsi 30, biterwa na buri company. Hari abakubwira iminsi 19, barakubwira ukwezi. Fata nk'uyu nguyu baratanga iminsi 28, iminsi 19, iminsi 19, iminsi 20. Urumva biratandukanye. Niyo mpamvu bo baguha ya minsi 30 yo kugira ngo amafaranga, mu gihe umukiriya atasubije ikintu, ya mafaranga akugereho. Ariko nanone wowe ntibizakubuza kuyabona, kuko hari amassurance aba yaratanzwe. Ayo massurance niyo voilà, ukizana kimenetse niko ibihugu byateye imbere bimeze. Urabona ko hano handitseho ngo en attente bivuga ngo niyo ya minsi kugira ngo aya mafaranga yawe ayangaya ya cashback, ayangaya ubona ayangaya ari nawo murongo uri hano, abashe kuzamuka agende akugezweho hano. Urabona ko giye wungu aya mbere ahwanije n'iminsi yatanzwe yinjiyemo. Ayangaya buhoro buhoro uko hano bigenda byemezwa niko agenda angarukiraho. Ayangaya ni ari en cours, nuvuga ngo aya mafaranga yamaze kungarukira. Ntegereje ko iyi minsi igenda irangira na ya mezi 3 yanjye nyine nk'umuntu winjiyemo bwa mbere abashe kuba yakwinjiramo hano. Iyo ageze hano ayangaya nabasha kuyakuramo. Uri kubisobanukirwa? Kangire gutya ndebe nuko robo yanjye ubu ngubu yisinziriye. Byabaye ngombwa ko aya 20 ubona giye nayo nashizemo, ndimo ndagendamo gahoro gahoro. Nakubwiye ngo genda gahoro gahoro. Wumva ko ari amafaranga atagize icyo agutwaye, jyamo. Wumva ko business itagushinzeho hari icyo yahombye mu buzima bwawe, nakubwiye ni molo gahoro gahoro. Nuko giye ubu ngubu nuko wenda muri aka kanya nta n'amafaranga no kubisuzuma byose niki nashyizemo 20, ariko iminsi iri imbere nzagenda mbereka ni gute bayashiramo, ni gute nashaka kwigusobanura kuko gihe nafashe umwanya wanjye ndabisobanukirwa. Kandi amahirwe yanjye nanjye uwanyinjijemo n'umuntu w'icyizere, ni umuntu unyizera, ni umuntu wizera. Yarambye ati mfite business kandi ngwino mushiremo nta nyungu yayo. Donc ma publicité hano muri section ya ma publicité, icyo ubasha kubonamo ni uvuga ngo dore bya nyina nakubwiraga stati ya robo yanjye irasinziriye kuko nta kintu yari ifite kirimo gucuruza. Aya mafaranga naza kumanuka akagenda hano, aya mafaranga azagenda acuruzwa buhoro, niyo azagenda agashirwa hano muri budget ya publicité. Ngovuga ngo ari amafaranga agenda akazamuka hano agacuruzwa. Ubundi buryo ushatse kongeramo amafaranga nzagenda mbasobanurira, nimugire ikibazo. Gusa mu bishire mu bibazo hariya, mutibagirwa gukora subscribe kugira ngo video umunsi ku wundi
iyi ni iya mbere, nzagenda zandikaho rimwe kabiri gatatu n'icyo iyo video iri kuvuga. Donc reka rero sinizimbe mu magambo ko uyu munsi yari uwa mbere kugira ngo nkwereke ngo winjiramo ute iyo business ikorite. Dore ikindi cyiza kiriho, reka mbanyuriremo vuba vuba. Hano ni amasection ataragiye agenda bakora, barimo bagenda bakora site yabo. Hari uburyo bwo kuba wazabahamagara hari ikibazo, uyu ni uburyo bwagiye buza. Hano hari amakarte batugeneye uzajya ukoresha nka carte yawe ukajya gukura amafaranga kuri ATM. Urabona ngiyi carte je narayikomanze we ntabwo wapfa kubibona. Ni carte imeze gutya ariko noneho iri ifatika, nta n'icyumweru kirenze izi carte nibwo batangiye kuzishiraho. Reba zigize mu cya kabiri. Donc ubaye wakwita wihuta nawe wahita uyikomandira. Urabona ko la demande de précommande des cartes de cashback a été soumise avec succès. Nuvuga je narayisabye mu Faransa, nta gije kirimo n'amazina yanjye, nta kintu kigitangaza kuba gusa abanzi muzi izina munziho ni Isiri nk'iryo ubona rya YouTube. Aya ni amazina yo mu bitabo iki unari mpamagaye rimwe ndicanga. Okay, reka twikomereze. Bo reka musabe aya mahirwe ntaguce ku ruhande kandi yajyanane mu bwenge. Ibi bihe turimo biragoranye, ariko ubashe kuba wakwinjiramo ukajyana mu bwenge, ibintu byatangira kunguka, ukajyanana n'inyungu. Ejo nejo bundi uburyo bwo kujyamo bizagorana, birumvikana bizagorana. Nk'izindi business namenye bijyamo hari promotion, nyuma yaho bikwinjiramo ko gusaba ati hari amafaranga yo kudepoza ya naya jyamo bigifatika. Reba nk'urugero iyi karta kuko ari promotion iri ku mayero 9 amadolari, pardon, amadolari 999 kuko batugabanyirijeho 50%. Nizirangira ikarita birumvikana izaba iri kuri 18 n'ibice, 19 n'ibice. Okay, reka nkubwire nti suzuma business ni kunogera yigemo. Niwumva kandi wayisangiza mugenzi wawe yimusangiza, mutibagirwa reka mbisubiremo kugira ngo ubashe kubona ari ya 50 bantangije. Nuko aya 50 bantangije nuko ukoresha link iri hano munsi y'iyi video. Bisubiremo 50 ntabwo wayabona utagizemo. Wakwiyandikisha ariko ntabwo wayabona, byagusaba gukora mu mufuka wawe. Mu gihe ayo mafaranga gihari rero reka musabe yakoresha. Biragutwara iki? Urabure uko business irimo kugenda ni robo yawe kuri mirakora. Ubwo nizeye ko mu gihe gitoya nanjye robo yanjye ibasha kukanguka kuko nayo nayiryamishije natinze gushiramo amafaranga aya mbere yakoreshejwe. Okay, reka mbashimire mwese mwakurikiranye ino video. Amahirwe masa, twizera ko bizaduhira twese. Très bien. Allez, ciao ciao, reka mbabwire ni bye bye bye. Mwakoze. Washinze inkiko